Tuli mu kusiibula driver wa Pastor Aloysius Bujingo era nga bannamagye obalaba b'SFC be bali ku mulambo gwa mukwano gwaffe era muganda waffe driver wa Pastor Aloysius Bujingo. So baganda bange tolina kyotugamba naye nga embeera bwetyo bweri. Bannamagye bali bangi nnyo nnyini ddala, bali mu bungi beetabe mu kuziika n'okwerekerako mukwano gwaffe era muganda w'abangi gwe baayise omukadde wa kkanisa, kumbe ono yabadde wa SFC ng'ono nno erinnya lye ye omukulu Richard Muwummuza munnamagye era nga embeera egyo gy'olaba y'embeera bwetyo bweri. Baganda bange, mikwano gyange, tuli mu kuziika mu omugenzi Richard yafidde mu kabenje akabaddewo wakati wa Pastor Aloysius Bujingo awamu n'abatemu ababadde baagala okumumiza omusu era nga Pastor Aloysius Bujingo akunyumiriza engeri bwe yasumatuse abatemu bano. Munnange oyinza okutulukuka amaziga naye yo embeera bwetyo bweri wano mu lumbe lw'okuziika omukuumi driver ndowooza namwandu omulaba oyo ye namwandu w'omugenzi. Ndowooza embeera nawe muganda wange osobola okugyerabirako, embeera bwetyo bweri. Tuli Lwebitakuli Masaka era ndowooza abasajja bano bamulabisa mannyo bali basensedde Uganda ne basukka. Maama balabye olulimi lwe boogera ndowooza muluwulira bulungi baafuna n'ettaka ssebo baziika tobanyumiza ayayaya bannange, Uganda esesa. Uganda mulimu ebinyuma naye nga bo abatuuze bannakyalo batabukidde ddala bagamba Bujingo yasse omwana waabwe wolololo, Bujingo yasse omwana wolololo. Naye nga baganda bange embeera bwetyo bweri. Tuli mu lumbe lukwerekera omugenzi driver Pastor Aloysius Bujingo era nga bano boolaba bagenda mu maaso, embeera bwetyo bweri. So baganda bange, mikwano gyange, nyongera baddukuza nti embeera yo bwetyo bweri wano mu kwerekera omubiri gwa driver wa Pastor Aloysius Bujingo. Ebigambo byogeddwa, buli kimu kikoleddwa era nga embeera bwetyo bwegenda mu maaso. Tuli mu lumbe. RDC abadde amutwala ennansana ate ne mukama wange Deputy Presidential Press Secretary Mukulu Kirunda Faruku waali awo. Nyabo jangu otuuse obubaka bwo ate gwe ogenda otuyitira Honorable Minister Anifa Kawooya. era babo bakora byene byari girumuzi ntere movement umugabo kasitambira abantu mwe ebyasigara baitu nebyenje mukama bampera umugisha batushendekereza numwebare tinkaba imutya bona twali bade tusasira mugunange kulika embeera gye wayitamu naye twaliwo yamusaasidde naye katumusaasire mu lujjudde ntisebo kulife yatugendako. Tukirize tugenda kwaniriza abantu betulina wano. Tulinawo ba RDCs naye nga twaniriza omukulu Justin Mbabazi RDC Wakiso tulinayo wano. Tulina omukulu Deputy RDC omukulu Serwaji Faizo ono w'Essembabule tulinayo wano. Tulina omukulu Ali Nsumuga Deputy RDC Nansana naye tuli wano. Naye tulina omukulu Faruk Kirunda oyo ye Deputy Press Secretary from the Office of the President tulinayo wano.
DPCC Babule tulinayo wano David Wills ate era netwegwatwako Honorable Namukuta Brenda Women MP okuva Kaliro District tweyanziza nsabo. Urakoze nasabaga abana b'iki gice entebe noshaza abaki mbasa kwimukaho abantu abargaye bashitama ubo tutegereze izindi konkana nishaba abantu bari kugamba murakutseho naza kubaku naza kushakubi nabwo hati eje kubana frag tumurebereho omuzidara kwata guherezo ri banyimuka imuka godi igirina ija muzeye kubana abo kuba network anubero kwata gine ibishani Imana ishimwe. Sinishima kugupa kwa Richard, uretse ko nishima ku bwacu bafite umwuka uhumeka, abo yashoboye kujya imbere bakaza guherekeza Richard, nicyo nishimye. Imana ifashe kuvuga kuri Richard. Amazina ni Nkubana Franka. Richard ni muramu wanjye. Umugore we n'umushiki wanjye. Twababaye rero ku bwa Richard, ahubwo ururimi ni imanzi. Nahoze ntekereza ku kintu gishira ubwoba ku mubiri w'umuntu, asanga ari ururimi. Kubasha guhagarara ku ntumbi ya Richard rukabasha rukavuga rugasobanura, imanzi cyane. Kayumba, Imana igufashe n'umuryango wanyu. Natwe Imana idufashe Richard tukavanga amaraso. Imana wongere na UPDF yo Richard yakoreragamo, yongere ifashe n'ito saryo yararimo, yongere ifashe n'abantu bose abazi Richard. Buri umuntu ntabwo akundwaho ubwiza cyangwa imari cyangwa ibintu byose, umuntu akundwaho urukundo. Kiki umuntu uko yaba asa uko ariko kose, ariko afite urukundo, nicyo abantu bamukundaho, nicyo abantu badukeneyeho. Rero Richard n'abantu ari benshi, yari afite impano y'urukundo. Richard mu muryango wacu nk'aho yashatse, ntaho yari agitinya gukandagira kuko twari twaravanze amaraso n'ibitekerezo n'inama zigibwa mu family. Buri kimwe cyose Richard twabaga turi hamwe nawe. None Richard Imana iramuhamagaye, iramutwaye, niko bimera. Turababaye nk'abantu, UPDF irababaye, ikanisa yo kwisi irababaye. Ahubwo ndatekereza ko ijuru ari ryo rishobora kuba rifite kwishima kubera kwakira Richard. Richard yari umurokore, kandi buriya umurokore arokoka akurikije kuri kamere, kuko abanyarwanda bajya bavuga ngo kamere
ntikurwa na reka. Umuntu mubi ntabwo akizwa n'uburokore ngo nuko yarokotse. Ariko umuntu mwiza ararokoka agashyitsamo. Rero ntabwo ngiye kuvuga byinshi, bike daratubabaje. Ni ukwihangana. Asize abana, ntabwo asize ubusa. Asize nyina w'abana, icyo yamurwaye hafi kugira ngo mugendane. Yari amaze igihe gito yavuye Mengo ku irwariro kuva ayo mezi y'umwana wamaze 2. No murareba ko bamufatiriye. Jyaho bavugiye ngo Richard yapfuye, navuze nti Gefuze niwe yarwaye nta kindi. None rero Gefuze wihangane. Ngo Imana ikuyeho icyo ushyizeho amaso nijya muri uwo mwanya. Twese ubu turavuga twizeza n'akamaro twagira n'iki byose, ariko Imana yonyine aba yihagarara ahangaha. Imana idufashe. Ufite icyo atekereza gitekereze neza ku bana ba Richard. Ufite icyo atekereza gitekereze neza ku rukundo rwa Richard, arukunda abana be, arukunda umupfakazi asize, kugira ngo tuzabone ikizatwibagiza Richard mu gihe cy'imbere. N'ibyo Imana ihereze Richard ikiruhuko cyiza. Pastor Bujingo, izi zibe nk'inshingano zawe. Tugarutse mu maraso, buri musaza wa Gefuze mu muryango utari mu mwuka w'ubumana. Rero dufatanye guhagarara kuri Gefuze nk'abavukana na Gefuze, nk'abasaza ba Gefuze, abase wabo, nk'abana byaye. Nibyo Richard Imana imuha ikiruhuko cyiza. Wagarama abantu mwe twemeranye ducunguze igihe umwete, abantu ni benshi cyane. Wagarama abagenzi. Imana impera umugisha abantu ushoboye kuza kudufasha guherekeza Richard. Bishobotse mwahubiraho abantu n'akayumba kareba ko umuryango watabaye kuza guherekeza. Murakoze. Ati atarika kwa kumkurusuko kwa muzindaro wazomudenge zone ibagamba abantu etachikemo pere muzindaro kundo kure destama nicara ati ngenda kureta babiri are nasimarhanga habwizoberi habwito abantu baruko mu zona yitwaraga tukashika mukuru. Okubanza nyewe ndikomeza David wote n'ubukanga nizarwaho muri mukaga ndiho numa ni wishe Gefuze. Richard yo murebere mu rugendo haza namukunda ke habo kuri mikoro yone turuwetu ayumba rihe kayumba nyuma bana babo agenesha kama ya numa na mushaka nakweshengereza mu mwana wanje kwatura abana government yeje yawe iki igihe yamushatse ya numero hariya Gefuze gutakushika hariya kabure cyo okuba ukakandi kuza kumero uwo mushatse Richard banga muheza umuco abishaba baramuhona niko bari banywana beshi baza hibamba Gefuze nanga akwatse government
bona ni ngamba bwa government obuke none umwana mushatse konka hari yo government eje kuri munonga eje yigure bemberwa Pastor Bujingo ni kusima ntanga kweza umugisha niyo kureba amativi kinkashikayo konka bashaba bangambira ngo Jovio nawe yabare no kumuzaza no abakweza umugisha ndo muzeyiri habako muzeyiri n'urundi ibiri abana tika bari baganyuka nabareba hati bene nza kushabara hanga ngubanye nabo bemereraha n'abana aba muri bishagama yubaru kurugamo wanyine haba kuba mutazarwa bazayiri babiri ariko mushagami ibiri ikintu wanyine mwe n'abana abo ndina rene kiti kuko ndubona umwama higira serubi ndiyaka abo ngaba bapfuvuze barahagije none mwebwe abanyu murabazi ni cyewe abo bana bakomokaho mu mubiri kuko nigena rume wabo igiti duviana abo koko bagiye Joyce uri he wowe naza kucerereza abo kuba ninde babo cyabo yaba duviana we ntabwo bambe arere kubi bueno nanishaba abone ijana nabo nimwe bare n'abasima kurugo we tukabura nyuma bukanga mwayemerera nk'abasima Joyce ari he ego mukuru wa data ogo eke yombekire hariya ayombekira amakabiri ayombekira uwa n'umwe ayombeka uwiwe hasa bana ababayije eke hariya ni imvango nengana na gani mbona Joyce abana aba Imana ikuze umugisha kuko ni wowe uri kwa noma hariya aba bana nibaza tubamenye ahubwo nenda gusaba ikintu eri gihanga byarahanga riya abantu mwena ni mayo mwatahe ibintu byanyu nete yitwaje ne byona na byona kuko mwena nanisha ngo ndayitwa abandi abazike nkanya niho naraga hari hariho kinataho ikindi kureka nanigira ngo twataho yaba kiyo buri muntu wena kataho contribution y'abana aba okubaragaje kabara stamaha abo kuba tubakuza kuturaha munonga ubundi nabagaruka mu mashomero omukazi wo kabere narebera ruwiba dore kamwe kona mwenu twitereje korako nanga natezo nza kukikora mwenu kasime president wetu ni hangeri okutebekana saje nariche dogo okutende kwaje haza kagumisiriza haza kangura kugira ubuyire atizo ntaga Richard ntaga muhezo muke esha abantu muratubye cyangwa afite katoro mu gusoko amazina ni Daniel Bwagarama njye mukwe omukomu nanyi nasima rahanga kwikabahizoberi kambanze sime amahiga y'ihanga ryetu na president wetu atindire tuti nasima mnonga na Pastor Bujingo muryango w'abatambira mwese Kayumba na bene so n'abatambira mwese aho muri bihe niko bivuga hariho igihe cyo kubyarwa hariho igihe cyo guseka hariho igihe cyo gupfa kandi ngo ku makumi y'umuntu n'atatu hariho ubukwe buri cyadi yakoze ubukwe yaravutse n'ubwa mbere bwa kabiri yararongoye bwa gatatu aratashye kandi Richard Imana ishimwe yaraturwaniriye yajya mu ngabo zacu araturwanirira kandi acyuye igihe cye ntabwo yahemutse ntiyananiwe ntiyabaye dizata Imana imuhereza umugisha shima Pastor Bujingo n'ubutumwa bwawe bwiza nawe ibyo wakoze byose Imana iguhereza umugisha ikanisa yawe ariko cyane cyane umuryango wa bene Gatambira baramu banjye n'abadata bukwe ariko abantu kutamenyana ni ibintu bibi cyane kugira ngo umuntu ajye abonanira nkaha be kumenyana si byiza abenshi ntabwo banzi ariko gihe bamwe ndabazi nk'akajengeze nakwiki n'akayumba n'abandi ariko kugira ngo tubonane n'abana bacu ntituzamenyane tukazashakana tutabizi simbizi rero dukwiye kuzashyiraho uburyo rero tukajya tumenyana mu muryango ntituze nk'uyu munsi uw'amakuba ntibamenye ngo yitwa nde rero
bantu b'Imana. Bibiri bavuga ngo mu biro byo hampira gukunda kwa bengi kuryahura. Abantu ntibakimenyana kera abantu baraswa. Umuryango w'abatambira wari inshuti zacu. Njya gushaka mu batambira kera twari barashaze kunda nabase n'abasogokuru wanjye. Ngiye gushaka umugore wanjye beraho twatanze inka yo kwica ubwo rero ane n'abavandimwe Pastor Kigabo ndashima Imana kubw'uyu munsi kugira umuryango bamushatse uri aha ngaha n'umwana watahira azibwo naho ajya. Imana ishimwe cyane. Ibihe kubaho n'itegeko umuntu aravuka kandi agategereza gupfa. Rero igihe cye cyageze ahubwo abana be Imana ibarinde n'urugo rwe. Mukobwa wihangane ntabwo ari we wa mbere urwane ku mfubyi zawe niko Imana yaguteguriye nawe Kayumba na bene so. Uyu ni umuryango wa so ntimuzahimukirane. Imana ibambere umugisha n'ayo magambo simvuga menshi kuko agahinda ni kenshi. Urakoze muzee. Murareba umuntu mukuru nk'uyu cyangwa nk'abandi kuza nkaguhagarara imbere n'abantu bakureba ntago ari byiza. Iminota umwe duhereza undi kandi utira utakihandikise ntamuina tikwenda ndijo kaseera kanaku kaseera kamaziga merere wano mukwerekera omugenzi Richard Muwumuza era ng'ono yabadde driver wa Pastor Aloysius Bujingo yatuvudde ku maaso ng'ono yalombeddwa ab'emmundu bwe batyo ne bamukuba amasasi agamugye mu mbeera. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwe ekyumule ky'emirembe amusonyiwe ebyamusobako ate era Omukama oyo mwennyini amusaasire nenga yo embeera bwetyo bweri mu mwano mulumbe nga tuwerekera omugenzi katuwerekera omugenzi Frank Richard tumwebaze Richard Muwumuza mu bitundu erw'ebitakuli Masaka. Baganda bange tusaba ala amusonyiwe ebyamusobako mbeera bwetyo bweri baganda bange. Namwandu ndowooza omulabye baganda baffe aba SFC we bali mu kubeera nga bawerekera omugenzi ate mu kitiibwa. Omugenzi ono nno yafudde bya kisirusiru era nga twongera okubajjukiza nti embeera yo ey'obunkenke ogenda mu maaso n'okuba nga abantu baffe battibwa mu bintu ebitategeereka egenda mu maaso n'okweyongera mu ggwanga. So baganda baffe bannayuganda tubasaba tusabe ate era twongere okwesabira okulaba nga Mukama atuwonya embeera eno y'okutta baganda baffe mu ngeri etategeerekeka. Twagala abantu baffe bafenga mu ngeri etegeerekeka naye abantu baffe bafa mu ngeri etategeerekeka, ekintu ekituleetera ebibuuzo n'okwebuuza.